icyo dusuzugura akandi we cyagenje gite cyaramurimbuje. Twumvise ko nta nubwo gihanirwa ariko nta nubwo giherwa umugayo. Ndabirindura hirya ku rupapuro rwa 38 haravuga ngo akandi yemeye igicumuro cye ariko byari bitinze, ku buryo kwicuza icyaha bitamuhiriye. Yabonye ingabo z'Abisirayeli z'inyakuri arizo zitsinzwe kandi zikutse umutima, nyamara ntarakaja imbere ngo yicuze icyaha cye. Byamugerekeye hepfo ngo Yosuwa n'abakuru b'Abisirayeli barambaraye ku butaka bafite umubabaro utavugwa. Iyo aza kwicuza aba yaratanze ubuhamya bwo kwihana k'ukuri, nyamara yagumye kwicecekera. Yumvise batangaza ko hakozwe igicumuro gikomeye, ndetse yumvise bavuga nuko kimeze rwose, ariko ntarakabumbura umunwa, maze habaho isuzuma nyaryo. None hepfo ngo abanyabyaha bazicuza ubwo bazaba bahagaze imbere y'Imana, bamaze gucirwa urubanza rw'ubugingo cyangwa urwo gucirwaho iteka. Iyi ngaruka zizagera kuri buri muntu, zizatuma yemera icyaha cye. Umutima uzemezwa no gutinya urubanza n'igihano cyarwo, ariko kwicuza nk'uko ntigushobora gukiza umunyabyaha. Tujye tumenya neza ngo niba Imana yarashize mu muntu umutimanama, icyo umutimanama ushinzwe ni ukukwereka igicumuro cyawe. Kandi igihe umutimanama umaze kukwereka igicumuro, ni icyo gihe nawe ukwiriye kucyatura muri ako kanya. Igihe utinze kucyatura rero, ngo amajwi menshi aragenda akivanga, maze rya jwi rikagenza rite rigaceceka. Kwatura kwa bikaba bigenze bite, bikaba birarangiye. Iyo birangiye rero ni ukuvuga ngo ubwoko bw'Imana burababara, bugasenga, bugasaba igisubizo. Igihe cyagera igisubizo kikaboneka, mbese igisubizo kibonetse umuntu akihana, mbese aba yihaniye by'ukuri? Ntabwo ariko biri ko n'ikinyandiko kitubwiye. Igihe abantu benshi bashobora bahisha bagenzi babo ibicumuro byabo, bamera nk'akane, bakibwira ko bari amahoro. Abantu bahisha ibicumuro byabo ngo bamera nk'akane, bakibwira yuko bari amahoro, kandi bakishuka bavuga yuko Imana itazakomeza kwita ku bicumuro. Abo bose ibyaha byabo bizashirwa ku mugaragaro, bitinze bitagishobotse kubikuzaho igitambo cyangwa amaturo. Turi kwiga mu mutwe w'amagambo tubwira ngo icyaha cy'injyana muntu, amaturo, bitinze bitagishobotse kubikuzaho igitambo cyangwa amaturo iteka ryose. Igihe ibitabo byo mu ijuru bizabumburwa, uwo mucamanza ntazabwiza amagambo umuntu icyaha cye, ahubwo azamubwira rimwe, amucengezemo ijisho, maze buri gikorwa na buri kantu kose ko mu bugingo bicengere mu bwenge bw'inkozi y'ibibi. Ntabwo bizamera nk'ibyo mu minsi ya Yosuwa, ngo umuntu ashinjwe kuva mu bwoko cyangwa mu muryango, ahubwo iminwa ye niyo izavuga ibyo kumukoza isoni. Ibyaha byahishwe ubwoko bw'abantu, ubwenge bw'abantu bizatangarizwa isi yose. Ko twabibonye, twasanze ko ahantu yarari Imana yari hazi. Ko duteraniye aha ngaha tugaragara yuko turi abantu babyawe ubwa kabiri. Siko bimeze hari, kandi umuntu wabyawe ubwa kabiri bimusaba gutandukana n'ikisa n'ikibi icyo ari cyo cyose. Ariko nidukora icyaha ngo dufite umurengezi wacu hehe? Kuri Data wa twese. Rero hano ku gitabo cya Petero harimo amagambo avuga ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo niyo na se ishimwe.
kuko yatubyaye ubwa kabiri, kuko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo. Natwe tumere nk'akani oya, ahubwo dusanze twebwe Imana natubyaye ubwa kangahe? Ubwa kabiri. Rero twemere ko Imana tubyara ubwa kabiri kugira ngo tutaboneka mugabane nk'uwakani. Icyaha twita ko ari gito imbere Imana kiba kingana iki? Kiba ari ikindi nigihagije kurimbura umuntu. Wagatangazwa no kubona icyaha cyo kwifuza kirimbura umuntu n'umuryango we. Mu bigaragara umuntu abona ko ari ikintu cyoroheje, ariko tumonye yuko nta cyaha Imana ititaho. Twemeze hari buri kintu cyose Imana ikitaho uko cyakabaye. Imana idufashe iturinda kuboneka mu mugabane nk'uwakani. Kandi dusanze ko akani yanze kwemera igicumuro cye, kandi yabonye ingabo z'inyakuri ngo zigenje zite zitsinzwe. Natwe iyo tubona ubuyobozi bw'itorero buhirimbana bukora ibiki babaza ibintu, nuko turaceceka kandi ibyaha tugenje dute tubizi. Dusaba Imana kugira tutazagibwaho umujinya nk'uwakani, ahubwo iduhe kugira ngo tubyarwe ubwa kabiri, kuko ariko dusanze Petero yavuze. Nibyo nsaba Imana biduhere mu izina rya Yesu. Amen.